turakosa tukababarirana, akabi na keza kaza tukagasangira, nubwo iminsi yaba mibi turiyuma. Abadukurikiye ni ikiganiro Time Tonight, turacyari hano ku Kamonyi. Hano habaye umuhango wo gutanga impamyabushobozi ku banyeshuri barangije muri iyi santere. Iyi santere yitwa ngo Santere Kibuze Miryango, Kamonyi Research Center, ikigo cy'ubushakashatsi n'ubucurabwenge cyo Kamonyi. Ikigo cy'ubushakashatsi n'ubucurabwenge cyo Kamonyi. Ese hano mwahabonye ibiki? Mutubwire, mudusobanurire muri Time Tonight. Hano mwahabonye ibiki? Ibyo twahabonye twabashije guhugurwa ku masomo atandukanye, ariko urebye akubiye cyane cyane mu muco nyarwanda. Ni ukuvuga ngo iki nk'abagukurikiye umuco nyarwanda dufitemo impano zikomeye cyane. Abasekuruza bacu bari bazi ubwenge, bakagira ikintu bita ubucurabwenge. Ubucurabwenge niyo shingiro ry'amasomo yaha. Ubucurabwenge rero ni ukumenya, muri rusange ni ukumenya, ariko bamenyaga amazina y'abandi n'abagabekazi, bakamenya n'uko bakurikiranya. Ubu rero ubucurabwenge twabuzimye mu gihe gishya kugira ngo umuntu amenye, ashakishe, amenye ukuri kw'icyo abona, kuko ikintu umuntu abona ni ishusho imuganisha ku kuri kw'icyo yishaka kuvuga. Ni icyo ubucurabwenge buvuze muri rusange. Ese hano muhamaze igihe kingana iki muri icyo gihe? mubona ari cyo mwungutse muri rusange? Twarabyungutse cyane, tuhamaze igihe kigera ku mwaka. No kuvuga ngo ahangaha twaje guhugurwa, twatangiriye ku isomo ry'ibibazo. No kuvuga ngo mu isomo ry'ibibazo twabonyemo ibintu byinshi, bitewe n'uko ishuri ry'ubuzima twari turimo hanze ryari ritugoye cyane. Akenshi wasangaga umuntu arimo ashakisha ubuzima, ariko hano twasobanuriwe neza yuko ubuzima umuntu atabushaka, ahubwo ari impano twahawe n'Umuremyi. Urabona hano twicaye, twicaye mu giseke. Ubu hano ni mu giseke mo hasi mu ndiba. Uyu ni umuzenguruko, uriya ni umutemere wo hejuru. No kuvuga ngo ku kijyanye n'ubucurabwenge, ubucurabwenge ni ukumenya amazina, ariko ukamenya n'ubusobanuro bwayo. Akaba ari nayo mpamvu dukoresha ubucurabwenge buri moderne, dukoresha urugero nk'inyakirizi, kuko iyo ubonye ikintu uhita ugiha izina ryacyo. Ariko bitewe n'ubutamenya, iyo umuntu abonye ndagucyumva ijambo byaba bihuriye he n'ubuvanganzo? Ubuvanganzo nabwo ni umuco w'Abanyarwanda, ariko cyane cyane hano twibanda ku bucurabwenge, kuko tureba hirya y'ibigaragara. Bitewe n'uko wabonye amakarita dukoresha cyane cyane, hariho uduseke, hariho n'utubazo. No kuvuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Ubucurabwenge bwo bureba hirya y'ibigaragara, ukagira amatsiko yo kureba muri ka gaseke gapfundikiye harimo iki. Ese mu mwaka mumaze hano, hari impano mufite zidasanzwe mwakuye hano? Impano zidasanzwe, guhanga impano dufite zidasanzwe mu bucurabwenge ni uko twavuye mu nkweto z'abandi, kuko urubyiruko rwo rufite ikibazo cyo kugendera mu nkweto z'abandi. Icyadutse najyanye nacyo, icyadutse najye ntamenye impamvu y'icyo kintu, impamvu ari kugikora. Ubucurabwenge impano ya mbere irimo ni ugukanguka, ukaba umuntu mukuru muri wowe, ubasha kubona ikintu ukahita utekereza icyo ushatse kuvuga. Ese tugarutse gato, tugiye hanze y'ibyo mwahuguriwe, hano ku Kamonyi ibintu by'ubuhanzi n'ubuvanganzo bihagaze bite? Iby'ubuhanzi n'ubuvanganzo sinkunda kubyinjiramo cyane, ariko birahari. Haba abahanzi babonye umuntu ucuranga hari intuza, dukunda umuco cyane. Iranangwa uzareke TV10 barebe kuntu abantu umuco nyarwanda ari mwiza. Uriya muhanzi azi gucuranga, azi kuririmba ibintu abantu bakishima. Babonye se ko byari byiza. Wowe ubona bihagaze bite muri Kamonyi? Ibijyanye n'ubuvanganzo ni ukuvuga ngo uko wabibonye twabigaragaje hariya muri sala, twari turi mu birori. Twagerageje gukoresha abahanzi b'Abanyarwanda ariko ba gakondo, atari babandi bakoresha ibyuma bya kizungu. Twagerageje kugaruka ku isoko y'Abanyarwanda, uburyo Abanyarwanda baririmbaga kandi bakoresheje. Ubona se ku giti cyawe, ubona iyo bakoresheje imbyino cyangwa se umuziki w'abanyamahanga, ubona hari icyo byangiza ku muco nyarwanda?
bo urebye nta kintu byangiza bitewe n'uko bifatwa nk'aho ari iterambere, ariko biba byiza iyo ugarutse mu muco w'abanyarwanda kugira ngo babashe kumva na message zirimo cyangwa se impanuro zirimo, biruta uko wakumva indirimbo z'amahanga ukagendera muri icyo kigali ariko utazi ibyo ari byo. Ariko nk'abahanzi b'abanyarwanda yavuze nka Kanjogera ushobora kuba wakurikirana kuko yari umunyarwandakazi ukaba wamenya amateka ye. Mfite ubuhanga bwinshi bwo gucuranga inanga, nshobora kuyicuranga nyikikiye gutya, nshobora kuyicuranga ameze gutya cyangwa se nkanayicurangira ahangaha ku bitugu gutyo. Ni uburyo bwinshi butandukanye, ariko nka kamwe dore umuco w'abanyarwanda, dore umuco w'abana b'u Rwanda, nimuze tuwukunde twese tugukunza aho twavutse. Ayiyemba kumbuza u Rwanda, ayiyemba kumbuza u Rwanda, iyumvira umuziki mwiza, iyumvira umuziki mwiza unogeye abawumva, bataramatsiko abatawuzi, duhabwa n'inanga gakondo. Ayiyemba kumbuza u Rwanda. Yego, nitwa Habimana Emmanuel, ab'umushabizi washize ubwo budashidikanya ku rugamba ni uwo nguwo.